Mwiriwe neza, ndashima Imana ingaruye kugira ngo twigane icyigisho cyiza cyane cyanejeje umutima wanjye, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya! Iki cyigisho ndakwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo ugikurikire witonze, maze nawe ugundire amasezerano y'Imana, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana ishobora byose, twamenye neza ko nta jambo uvuga ngo rihere. Uri Imana irindi jambo wavuganye natwe, uri Imana irindi jambo wavuganye n'abantu bawe. Reka ubwo tugiye kwiga iki cyigisho, reka abantu wavuganye nabo bongere bumve Imana bundi bushya, reka bumve ineza y'Imana bundi bushya mu buzima bwabo, kandi mu gihe barindiriye amasezerano wavuganye nabo, reka ubahe kwihangana, reka ubahe gukomera, kugira ngo ubwo bazabona ibyo wababwiye bazashima izina ry'Imana ishobora byose. Gumya kubana natwe, uhagararire kino cyigisho kandi ucyumvikanisha uko bikwiriye, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nk'uko tubona muri Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 37 aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya! Mbese hari icyo Imana yavuganye nawe? Yego kirahari. Uriho kubw'impamvu Imana igufiteho, uriho kuko Data twese yavuze ngo baho, uriho kuko umugambi Imana igufiteho. Niyo mpamvu niba uzi neza ko hari icyo Imana yakuvuzeho, wikangwa n'ibihurimo, gumya ugundira amasezerano y'Imana. Nk'uko muri Luka nyine igice cyaho cya mbere umurongo wa 37 bitubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ni Imana irindi isezerano ryayo, ni Imana izirikana, ni Imana yibuka imirimo. Reka rwose guta umutwe, reka kwibagirwa ineza y'Imana, gumya kugundira amasezerano y'Imana. Niba hari icyo mwavuganye, muri Imana izagisohoza, kuko ni Imana y'inyagahunda, ni Imana isohoza isezerano ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Muri iri jambo rero tugiye kwigira hamwe ku bagabo benshi natoranije, ariko bakeya, kuko muri Bibiliya harimo benshi, harimo abagabo n'abagore b'intwari bagundira ijambo Imana yavuganye nabo, ariko tugiye kwigira ku bagabo bakeya. Nawe washyiramo abandi, uko Imana izaduha ibihe tuzajya tugenda tubavugaho. Ni abagabo banejeje muri Bibiliya, bagumye kugundira amasezerano y'Imana, ntibakangwa n'ibihe. Tugiye kubaganiraho rero. Reka turebe ku mugabo bita Dawidi. Dawidi turamubona mu rwa mbere rwa Samweli igice cyaho cya 16 umurongo wa 13. Dawidi yari umwana wa 8 mu bana ba Yesaya, yari umuhererezi. Dawidi yongeye kubabwira, yari umwana n'ababyeyi badaha agaciro, kubera yuko igihe Samweli yatumagaho kuri Yesaya ngo tegura abana bawe, hari icyo nshaka kubakoraho, hari ugiye kwimikishwa amavuta. Ntago Yesaya bamuhisemo. Yari umwana wa 8, ari umuhererezi, yiberaga mu ntama, mbega ubuzima bwe bwari ubwo mu ntama, ariko Imana yabanye nawe. Maze ubwo Yesaya yazaga, bateguye abahungu beza ba Yesaya. Yari afite abahungu beza cyane, abahungu beza bakeye, beza cyane pe. Maze na Samweli ababonye, ari umuhanuzi w'Uwiteka, atantuka vraiment. Donc abangaba bakwiye kuba aribo bayobora Isirayeli. Ni abagabo beza bashinguye, barebare beza, njyahari nabita amafirizoni, abagabo beza nyine. Nawe ubona ukabona ni abagabo bakeye, bafite igihagararo cyiza, ku buryo avuga ati wa, aba nibo bagabo beza tu. Na Samweli yarababonye, arabishimira, taba bakwiye guhagararira igihugu cya Isirayeli. Ariko se byaje kugenda gute? Samweli yararebye, maze afata umuhungu we w'imfura. Uwiteka avuga ati namugaye, baba we, mbega kuga uri umugabo mwiza cyane, uri umugabo mwiza ukeye, muremure mwiza w'umubogari. Akurikizaho umwana wa kabiri, Imana iti namugaye. Akurikizaho wa gatatu iti namugaye. Umuhanuzi nawe biramucanga. Noneho rero Imana ibonye ko umuhanuzi nawe bimucanze, amarangamutima y'umuntu yaraje, nawe yababonaga akabona n'abagabo beza bo gukundwa, bakwiye kuduhagararira, bakwiye guhagararira Isirayeli nk'umuntu w'umwami urebeka. Imana yamubwira ati Samweli, nturebe igihagararo cye, nturebe mu maso he, nturebe uburanga bwe,
kuko abantu bareba ubwiza bugaragarira inyuma, ariko njyewe Uwiteka ndeba imbere mu mutima. Abana 7 bose ba Yesaya bararangiye, maze umuhanuzi Samweli aramubwira ati mbese nta wundi mwana ufite usigaranye? Aramubwira ati hasigaye agahererezi kibereye mu ntama. Nta nubwo ko twigeze tukabwira ko hari ibirori, nta nubwo hari ukuntu umuntu aguca amazi rwose akabona ibyiza atari we bikwiriye. Kumbi ibirori byari byateguriwe wa wundi uwo abantu badaha agaciro, Imana niwe yari yateguriye ibyo birori. Abandi bari bamubereye garisodoneri kandi we batamubwiye. Maze Samweli aramubwira ati mugende mumuzane. Ntabwo twajya ngo tunywe uwo nguwo uri mu ishyamba ataraza. Hari ibanga ryo mu ishyamba aho yigiye ku byaremwe, maze asabana n'umuremyi waremye ijuru n'isi. Yahigiye guhanga, ahigira ibisigo, yumva Imana iramunejeje. Nubwo ababyeyi batamuhaga agaciro, ariko Imana yabonaga ko muri Dawidi hari icy'agaciro kimurimo. Yari yariyeguriye Imana, yari yaramutoje kuririmba, yari umucuranzi wacurangaga, ari umuntu ugukorera mu njyana y'indirimbo ukabona abadayimoni bari kukuvamo wumva. Dawidi yaracurangaga abadayimoni bagahunga. Nyamara ababyeyi ntabyo bari bazi, ntabwo bari bazi Imana imurimo, ntabwo bamuhaga agaciro, ariko Imana imuha agaciro. Rero nk'uko tubona mu rwa mbere rwa Samweli igice cyaho cya 16 umurongo wa 13 haravuga ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya. Samweli n'umuhanuzi w'Uwiteka wari waje kwa Yesaya kwimikisha umuntu uzasimbura Sawuli, kuko Sawuli yari yaretse Imana. Ahera ko afata ihembe asuka amavuta ku mutwe wa Dawidi, maze umwuka w'Uwiteka akazageza kuri Dawidi cyane. Icyo gihe yabikoreye imbere mu maso y'abakuru be, bari bizeye ko aribo baba abayobozi. Imana ihitamo umuhererezi, kandi uhereye ubwo bakuru be bahise bamwanga urunuka. Mbega ishyari! Tekereza ko uri umwana w'umuhererezi, ababyeyi bawe nta gaciro baguhaga, Imana iguhaye agaciro, bakuru be bose bahise bamwanga, bamugiriye ishyari kubera ko Imana imwemera. Ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Reka turebe ukuntu byaje kugenda. Yesaya yaje gutuma Dawidi ku rugerero rw'Abisiraheli, aramubwira ati genda ugemurire bakuru bawe bari ku rugamba. Abisiraheli bahoraga barwana n'abanzi babo, maze abo basore beza Imana yagaye nibo bari ku rugamba. Maze umunsi umwe Dawidi agemuriye bakuru be, asanga igihanda Goliyati cy'Umufilisitiya ari gutuka izina ry'Imana isumba byose, ari kuyandagaza yishongora ko azi kurwana. Maze Dawidi aravuga ati umuntu utarakebwe se asuzugura Imana yacu? Ni gute umuntu utarakebwe ashobora kwandagaza Imana yacu mukabyemera? Bakuru bete subundi uzanywe n'iki hano? Udutama udusigiye ndi? Ndabizi gushyanuka kwawe, subirayo. Dawidi arababwira ati ariko se gutwaye iki? Yegera abandi. Ariko buriya kiriya gihanda kitakebwe gituka izina ry'Imana isumba byose nakica njyewe. Yari umwana w'umusore, kumva ngo yakica. Yaravugaga Goliyati ati muri mwe nihatora nk'umugabo aze turwane, nimunesha muraba imbata zanjye, nanjye nanesha natwe turaba imbata zanyu. Suzuguye Imana yanyu, nyitesheje agaciro, nta Mana yabasha kunsinda zanyu. Goliyati aridoga ngo yahoraga bivuga, yari yarateye Abisirayeli ubwoba. Goliyati yarabateye ikibazo, ariko iminsi iragenda igahimwa n'umwe, umwana Dawidi wimikishijwe amavuta, uzibanga ryo kubana n'Imana. Yaragiye bamushyira umwami aramubwira ati se watsinda kiriya gihanda? Goliyati ati yego databuja, tumugaragu wawe nibera mu ishyamba. Iyi ntare ije idubi rikaza kundira umwagazi w'intama, mfata intare
intare nkayica kandi nkavana umwagazi wanjye w'intama ari muzima, nta ntare cyangwa idubu yigeze indira umwana w'intama. Uko Imana yampaye izo mbaraga, uko Imana yampaye izo mbaraga nkica intare, niko nica na kiriya gihanda kitakebwe gihangara gusuzugura Imana yacu. Maze Dawidi bamwambika imyenda ya gisirikare ya Sawuli, arambara hose uhereye ku mutwe no ku birenge. Maze Dawidi agiye ati yewe ntabwo mbimenyereye, ndi umuntu wibera mu ishyamba, iyi myambaro ntabwo nyimenyereye. Ariko atora utubuye tubiri dushushanya kwizera, maze aragenda avuga mu ijwi rirenga, abwira igihanda Goliyati cyari giteye ikibazo mu Isirayeli, umva uyu munsi ndaguca uwo mutwe wawe nkubagira ibisiga, wasuzuguye Imana ya Isirayeli, wasuzuguye Imana yacu. Maze uko abivuga umwana yagendaga amusanga, Goliyati ngo arebe umuntu bagiye guhura nawe, abona n'akana k'agasore, maze aragasuzugura agaca amazi, avanamo ingofero yarindaga umutwe we. Maze Dawidi ahita azunguza gatatu twatubuye yari afite mu muhumetso wiwe, ahita amutera, maze Uwiteka arariyobora no mu mutwe wa Goliyati ngo ba neza neza. Maze Goliyati aragwa. Abandi basirikare bakagira ngo ni strategy za gisirikare yize, ntabwo nzi aho yewe yazigiye. Kumva umuntu ari gusamba, Dawidi aragumya aragenda agera kuri Goliyati. Inkota yari yitwaje niyo yamucishije igihanga, Isirayeli igubwa neza kubera umuntu w'Imana Dawidi Imana yavuzeho. Mbese byaje kugenda gute? Abagore baramuririmbye da. Abagore urabibona mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya 18 umurongo wa 6 kugeza 9. Abagore baririmbye Dawidi, baramuririmba ukuntu yishe inzovu, ariko umwami wabo akica igihumbi. Maze umwami biramubabaza, ubwo abagore batangiye kumuririmba, ni nawe uzafata igihugu. Nawe atangira kuhanurerega, noneho aho kugira ngo arwane intambara z'imbere mu gihugu, nkaho kugira ngo arwane intambara z'inyuma mu gihugu, atangira kurwana intambara z'imbere mu gihugu, atangira guhiga Dawidi ngo amwice. Maze biba ikibazo gikomeye. Dawidi ahura n'ubuzima bw'ubuhunzi, Dawidi ahura n'ubuzima bw'ubushomeri, Dawidi ahura n'ubuzima bukakaye bw'inzara. Aho yimukiraga buri munsi baramugaha ati Dawidi arahageze. Umwami amuhigisha uruhindu, yewe kugeza ubwo abuze ubuhungiro mu Isirayeli, ahungira hahandi yishe Goliyati. Arahahungira, bamubonye ati none aje kudutera turamwica. Maze agira ubuzima bukakaye, nyamara Imana yari muvuzeho. Ahari nawe ushobora kuba ufiri mu buzima bukakaye, ubuzima bushaririye, ubuzima ku buryo wavuga n'amasezerano Imana yagoye bakakwita umutekamutwe. Humura, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana yabwiye Dawidi ko azaba umwami. Ikimenyetso Imana yabahaye imwimikisha n'amavuta bikozwe n'umuhanuzi Samweli. Nubwo byabaye bucece, yari afite iryo banga, ariko ntibyamubujije ubuzima bw'ubushomeri bw'inzara, ntibyamubujije guhunga. Arahunga aho ageze hose ati dore yanzererezi, kandi hari icyo Imana yari yaramuvuzeho. Abura ubuhungiro, abo yagiriye neza agakiza abanzi babo nibo bashakaga kumwica, ngo kuko abagore bamuririmbye. Yewe nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Dawidi yagumye kugundira amasezerano y'Imana, yarazi neza yuko Imana yavuganye nawe, ariko ibyo nubwo Imana yavuganye nawe, ikosi ntiryagombaga kubaho kugira ngo yige ikigwa cyo kwihangana. Ikosi rituma ubutesi bugushiramo ukumva Imana neza. Nubwo Imana yavuganye nawe, ndabizi neza ko hari byinshi yabwiye ko izabagirira neza, izabamara umubabaro, ariko umubabaro ukarusha kwiyongera muri iyi minsi, ku buryo umuntu wavuga ati hari icyo Imana yavuze, aho ugaseka rwose abantu mwataye umutwe guteze. Byashoboka bite? Humura, nkuzana ijambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Dawidi mu buzima bukakaye bw'ubuhunzi, kwangwa n'abavandimwe be, buhagagera kaho kwangwa n'umwami nyir'igihugu Sawuli, akandi yamujije iki ngo abagore baramuririmbye. Dawidi yari akeneye mu Isirayeli kugira ngo bashe guhangana n'ibitero by'inyuma, ariko
Sawuli kubera umwuka w'ishyari n'urwango yananiwe kurwanya abanzi babo, ahangana n'ingabo, ahangana n'umusirikare we muto uciriritse witwa Dawidi. Ibyo byatumye abanzi be bamutsinda, apfana n'umuryango we wose, maze apfana n'umuhungu we Yonatani tuzavugaho nyuma, wakundanaga na Dawidi cyane. Ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, uwafashe ubuyobozi ni Dawidi nk'uko Imana yarayimubwiye. Kuba Imana yarakuvuzeho amagambo meza cyane ntibibuze ikosi ry'ubuzima, kugira ngo ubashe kuba umugabo nyamugabo, ubashe kuba umugore ushikamye kandi uzi Imana neza, uzi ubutabazi bw'Imana neza, ku buryo nuvuga Imana abantu bazajya bavuga ati wa uyu muntu aravuga Imana yahuye nayo. Nubwo uri mu makosa atandukanye ntazi, ariko komera ku ijambo Data twese yavuganye nawe, uyigirire icyizere kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turareba ku wundi mugabo Imana yavuzeho, Yosefu. Yajyaga Imana imubwira amagambo meza, imubwira ngo uzaba umuyobozi w'Abisirayeli, uzaba umuyobozi, uzaba umuntu ukomeye, uzaba uw'umumaro. Maze rero nujya mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 37, urabona Yosefu atoneshwa na se, abavandimwe be bamugirira ishyari baramwanga, ku buryo rwose imibereho ya Yosefu abavandimwe be bamwanga ko Yosefu yubahaga Imana. Maze igihe kimwe Yosefu agiye gusura n'abavandimwe be aho bagiye kuragira, abagemuriye bashaka kumwica, ariko umuvandimwe arababwira ati twe kumwica kuko ari amaraso yacu, ahubwo tumushyire mu gisimu. Bamushyize mu gisimu, uwatanze icyo gitekerezo yagira ngo azamukuremo amusubize ababyeyi, ariko baje kumugurisha n'Abayishimayeli. Maze kumugurisha n'Abayishimayeli, noneho ajya kwa Potifari ahagubwa neza. Nujya mu Itangiriro igice cyaho cya 37 umurongo wa 12 kugeza 36, urabona bene se wa Yosefu bamugurisha. Baramugurishije bavuga bati tureba ko inzozi yarose zizasohora. Yarotaga izuba n'ukwezi bimwikubita imbere, akongera akarota bari mu murima, imiba yawo 11 ipfukama igwa hasi, uwe ugasigara wemye. Izo ni inzozi z'ubuhanuzi Imana yamwerekaga ko azaba umuntu ukomeye. Ibyo byose abavandimwe be, kuko bari abanyeshyari, bari abagome bakomeye, bari bamwe abicanyi, abandi bari abasambanyi, bamugiriye ishyari baramugurisha. Ariko no kumugurisha bashaka kumwica kugira ngo ibyo barebe ko ibyo Imana yamubwiye bizasohora. Nujya rero mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 39, aho kwa Potifari yaguwe neza, umuyobozi Potifari amugira umuyobozi w'ibintu bye byose. Ariko igihe yari atangiye kugubwa neza, yumva nibura atangiye kugira icyizere cy'ubuzima, nyirabuja yaramwinginze ngo baryamane. We yaramurebye akunda uwo musore Yosefu, aramubwira ati ngwino nkubwire, ngwino kamuya. Araza ati wanyemerera tukaryamana ko boss adahari, kandi nzaguha ibintu byinshi by'igiciro, ntuzongera kuba n'umukozi, wanyemerera tukaryamana ko umutima wanjye ugukunda, mbabarira. Arangije Yosefu yaramuhakaniye, maze nyirabuja akagumya agamutota buri munsi, kugeza ubwo nyirabuja ashaka no kumwifatira ku ngufu. Yosefu arirukanka, umugore asiga umwitero we. Maze umugore arataka aravuga ati cya kigabo bazanye cyari kimfashe ku ngufu, maze ntatse bigira gute, ahita ajugunya umwitero. Maze rero bafashe Yosefu bamusunikira muri gereza. Yosefu yari yabwiye nyirabuja ati databuja ampaye ibye byose ngo mbigenzure, keretse wowe kuko uri umugore we. Nabashane gukora icyaha kingana gityo imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere ya databuja, nkafata umugore we nkamusambanya, ntibikabeho. Yosefu yari azi itegeko rya 7 ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Yari abizi neza ko gusambana Imana yari yarabibujije abana bayo, yari abizi. Hari urubyiruko rwacu rubyirohamo bakavuga ngo nugukora urukundo ukagitunda ryabuzanijwe, ukekora icyaha cy'usambanye ngo nuko ngo ari ugukora urukundo. Nta rukundo rurimo bavandimwe, basore inshuti zanjye, babyeyi. Kwica itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane ntago bizaduha
umugisha, bizadukururira imivumo ndetse bibe n'akarande mu gihe hatabayeho kwihana, tuzakururira ingorane imiryango yacu. Yosefu yari azi neza isomo riboneka mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cyaho cya 6 umurongo wa 18 rivuga ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorera inyuma y'umubiri we, ariko icyaha cyo gusambana gikorerwa imbere mu mubiri we, gikorerwa imbere mu maraso ye. Imana yaravuze ati ntimugasambane. Ibyo Imana yatubujije tugomba kubyanga. Ni ukuri Yosefu yari abizi. Kwanga rero gusambana na nyirabuja byamukururiye kujya muri gereza. Ajya muri gereza mu gihugu kitari icyabo. Ahari urakajya muri gereza nubwo ntabikwifuriza, uri mu gihugu cyawe, imiryango ikugemurire, inshuti n'abavandimwe bakugemurire. Ariko noneho Yosefu yanabikoze ari umucakara mu gihugu cy'abandi batavuga ururimi rumwe, basenga ibigirwamana, bafite ibigirwamana byinshi basenga. Aho yahabereye mabuso ari muri gereza, ariko ijambo rirambwira ngo Uwiteka abanye nawe. Ntukihebe, ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Yesaya 41 umurongo wa 10 Imana yatubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Nubwo yari mu gihugu cy'amahanga yagumye kwizirika ku masezerano y'Imana. Nawe yageze nubwo ashidikanya bata, ariko ibyo Imana yambwiye nararotaga n'ubusazi nibiki. Hari igihe Imana ivugana nawe waba muri situation y'ubuzima bukugoye ukavuga ati ariko ni Imana yavuganye nanjye. Ese ni bya bindi avuga ngo umutinda rotajya. Ibi ni ibiki? Tekereza Imana yamubwiye ko azaba umuyobozi, Imana yamubwiye ko azaba umutware. Aho kuba umutware yisanze ari umucakara mu bihugu by'amahanga. Atangiye kujya no guhaga yisanga muri gereza kubera yanze gusambana. Nyamara yasambana umugore ari kumuha ibyiratwa nk'uko abagore beza bamwe basambana bakaba imodoka ya VIP ukabona arayivimviramo yitwaye tantu kuri umugore n'umukire, kumbi ni imbere ye hayimuhesheje. Yishe itegeko ry'Imana kugira ngo agaragare neza, ariko imbere y'Imana akagaragara ko yambaye ubusa. Nyamuneka nkurikiye, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyo Imana yavugiye mu ijambo rye reka tukiteho. Nimba aravuze ngo ntugasambane, nimba aravuze ngo ntukibe, ndabizi neza ko ari intambara. Ndakwingingiriye mu izina rya Yesu kugira ngo twite ku iherezo ryacu kandi dutabaze Data twese azaduha imbaraga. Yosefu rero yisanze muri gereza. Muri gereza arahabawe, muri gereza arahabawe, no muri gereza bamugira umuyobozi. Abayobora neza, aza kurotorera abantu bari barose. Umwe yararose ari gusuka ibwami imitsima, maze aramubwira ati harabura iminsi 3 ugasubira ibwami. Nugera ibwami uzanyibuke, uzabwire umwami yuko ndengana, ndi umuheburayo, nubaha Imana yo mu ijuru. Abavandimwe banjye barangurishije, maze ngurishijwe mujya kwa Potifari, namukoreye neza akazi, narakamukoreye rwose nta n'amanyanga nakoze. Ariko umugore ashatse ko turyamana mbyanze, arambeshyira ngo ngiye kumufata ku ngufu, bansunikiye muri gereza. Nyamuneka uzantakambire ku mwami. Munda aramwemerera, ariko yaragiye arayibagirwa. Umuntu aragenda akajya arangiza agahaga akibagirwa abandi. Imana iturinde kwibagirwa ineza y'Imana, Imana iturinde kwibagirwa inshuti n'abavandimwe bacu, Imana iduhe kuzirikana ineza y'Imana ku buzima bwacu. Yaragiye aramwibagirwa, ariko dufite Imana itibagirwa. Maze Yosefu icyizere cyo kuva muri gereza ntabwo yarazi ngo bizaca mu zihe nzira. Ni ukuri ntabwo yari abizi, ariko nubwo nta nzira ubona y'ubutabazi bw'Imana, ntabwo bivuze ko ubutabazi budahari. Burahari. Ijambo ry'Imana nasomye burambwira ngo Imana ifite inzira zirenga 1000 zo gucishamo igisubizo cyawe. Gumya ugundire amasezerano y'Imana. Bona nubwo Imana yavuganye nawe atari rimwe atari kabiri ndetse si gatatu, humura gundira amasezerano y'Imana kandi gomye uyigirire icyizere, uwizeye neza ko ibyo umwami Imana yakubwiye bizasohora. Rero ubwo abantu bari bamaze kumwibagirwa, dufite Imana itibagirwa. Urabibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 40, Yosefu asobanura inzozi z'abatware ba Farawo niko bivuga. Bose yarazibasobanura uko ari 2. Umwe yaramubwiye ati harabura iminsi 3 ugasubira ibwami ugasuka, uzanyibuke. Ariko yabwiye ngo azamwibuka yaramwibagiwe. Undi wa kabiri wari warose yaramubwiye ati harabura iminsi 3 ugamanikwa ku giti. Niko byagenze. Maze imyaka iragenda 2 baribagiwe Yosefu ari kuborera muri gereza.
ariko Imana ihamuhera ihumure, agumya kwiga kwiringira Imana aho abantu batari. Uri muri gereza z'ibanga, dufite Imana itibagirwa, naho yahaguhera umutekano, akahaguhera umugisha, ukumva uburinzi bw'Imana neza. Itangira igice cyaho cya 41, Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Imana ubwayo niyo yemeye yuko Farawo arota, maze abapfumu n'abakonikoni bibananira gusobanura izo nzozi, ariko wa wundi wibagiwe nyuma y'imyaka 2 yaributse. Imana yamuteye kwibuka. Imana niyo ituma abantu batwibuka, kuko ijambo ry'Imana rirambwira mu rwa mbere rw'Abakorino igice cyaho cya 15 umurongo wa 19, haravuga hati niba muri ubu bugingo Kristo ariwe twiringiye gusa, niwe utuma duhinduka abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Kristo niwe utuma tugirirwa impuhwe. Imana yemeye yo kuyo umwami wa Egiputa witwa Farawo arota, maze inzozi ziramuhagarika umutima, ziramuyobera. Abapfumu arabahamagara, birabananira gusobanura, maze uwasukaga imitsima ibwami na vino araza aravuga ati kera muri gereza hari umuntu w'umuheburayo witwaga Yosefu, yansobanuriye inzozi, kandi uko yansobanuriye niko byagenze. Nimba ari muri gereza, nimba yarapfuye, nimba akiriyo, ntago mbizi. Umwami yarahagaritse umutima, yari akeneye kumenya amashira kinyoma y'inzozi yarose, maze atumaho Yosefu, maze aramubwira ati mbwira inzozi narose zitwa izi. Aramubwira, arangije aramubwira ati Yosefu aramubwira ati mu ijuru hari Imana isobanura. Haleluya. Mu ijuru hari Imana isobanura. Warose inyana 7, inka 7 ziva mu ruzi rwa Nili zibyibushye cyane, maze ugiye kubona witegereje ubona inyana 7 zinanutse cyane, zimira za zindi zibyibushye. Tisi ko arose ati yego. Tunanone wongeye kwitegereza mu ruzi rwa Nili ubona amahunda ashishe cyane, maze ugiye kubona ubona n'amahunda 7 y'imishishe. Ibyo rero mu ijoro Imana yakubwiye ibizaba, yakubwiraga ko muri iki gihugu cyawe Nyagasani hagiye kuba uburumbuke mu gihugu cyose, abantu bazeza imyaka myinshi cyane, ariko muri iyi myaka 7 y'uburumbuke izakurikirwa n'imyaka y'inzara. Niyo mpamvu Nyagasani ushaka umuntu w'umunyabwenge muri iyi myaka 7 batanga itangazo, muhereye mu midugudu no mu masibo, bahunike muri cya gihe cy'inzara, noneho abantu bawe kuzicwa n'inzara uzabagaburire. Umwami ati nta wundi munyabwenge mbonye ni wowe, ngwino ubu wa kabiri unyungirije, nta wundi uzakuruta uretse njyewe. Ntawamuhaje ngo so na nyoko yitwa nde, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yaciye mu makosa atandukanye aranesha, nawe sinzi amakosa ucamo, kandi Imana yaravuganye nawe, ndabizi yavuganye nawe, nanjye hari ibyo Umwami Imana yavuganye nanjye, ariko ntibimbuza guca mu makosa atandukanye nanjye nkabibona. Nawe nuko ubuzima bw'abana b'Imana ni bumwe ku isi. Imana yagiye bavuga, ariko ntibyababujije ko baca mu makosa atandukanye, ariko barihanganye baranesha, barindira ijambo Data wa twese yavuganye nabo. Kandi kuko Imana irinda ijambo yavuganye n'abana bayo, iraririnda mpaka irishohoje. Imana yamuhaye ubuyobozi, Imana imugira ukomeye mu Egiputa, kandi abavandimwe biwe baraje arabamenya, ndetse banamwikubita imbere nk'uko yabirotaga, ndetse abagirira neza, ndetse abatuza mu gihugu. Imana yacu yabwa icyubahiro. Iby'Imana yavuze kuri Yosefu byarasohoye, bara nubwo yaciye mu ikosi ryinshi ry'ubuzima nk'uko nawe uricamo, nk'uko nanjye ndicamo, kandi Data wa twese mwiza yaravuganye natwe. Humura, iryo kosa urimo si iryo kukwica, ni iryo gutuma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mvuga iki se ndeka iki? Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iyo ni Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 37. Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere kugeza 25, turabona marayika w'Uwiteka hanura Zakariya ko azabyara Yohana. Nubwo bari bashaje nta kimenyetso kigaragara ko babyara, barabyaye, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta kimenyetso cyari gihari yuko Zakariya na Elizabeth babyara. Oya, n'umusaza yari yarashaje pe, nawe abizi ko ashaje. Baragerageje mu myaka y'ubusore biranga, basaza nta mwana babonye,
ariko nujya muri Luka igice cyaho cya mbere rero ku murongo wa mbere kugeza 25 Imana yaganiriye n'umutambyi Zakariya iramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana kandi umwana uzamwite Yohana, maze bararindira isezerano ry'Imana. Umwaka utaha nk'iki gihe bigeze bakikira Yohana kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ahari wakwibaza ati ariko se uyu mubyeyi aya mateka yose azanye ni ukubera icyo yazanye? Ndayazanye mubyeyi, ndayazanye mugabo nkurikiye, ndayazanye musore n'inkumi kugira ngo uri gucamo bikugoye we guhagarika umutima ko Imana itagukunda, ahubwo wumve yuko Imana yavuganye nawe iri mu ruhande rwawe kandi ijambo yakubwiye ko izaririnda kugeza irisohoje. Turajya muri Luka igice cyaho cya mbere uhere ku murongo wa 26 kugeza 38. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu nubwo atigeze aryamana n'umugabo, nubwo Mariya atari yarigeze abona umwari abyara atararyamanye n'umugabo. Mariya yizeye ijambo abwiwe na Gaburiyeli kandi yaje kubyara umwami Yesu, umukiza w'abari mu isi, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ntabwo byoroshye inkuru mbariranira tubamo n'unkurikiye umuntu kumbwira ngo Rebeka uzabyara nta n'umugabo mwaryamanye, ntabwo byoroshye. Mariya yabaye intwari yo kwizera, yizera ijambo Imana imubwiye, kandi mu mateka ye ntabwo yari yarigeze abona umuntu w'umukobwa abyara nta mugabo baryamanye. Ariko Mariya yarasubije ati dore ndi umuja wa Nyagasani, bibe nk'uko bivuze, bibe nk'uko ushaka Nyagasani. Yizeye ijambo nya Nyagasani maze aratwita inda ya Mwuka Wera abyara umwami Yesu. Ibidashobokera abana b'abantu Imana irabishoboye kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe we muntu nkurikiye, humura, komera. Nubwo waca mu bikomeye ubona bizahitana ubuzima bwawe, ntabwo bizaguhitana. Uzarama kandi uzaramira kubona ibyiza kugira ngo ubone ibyo Imana yavuganye nawe bisohora, ubirebesha amaso yawe. Haleluya. Aburahamu se Imana yamubwiye ko azabyara kandi ko urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Bona nubwo isezerano ry'urubyaro bisa naho ryatinze, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Aburahamu agejeje mu myaka 100, umugore we Sara agejeje mu myaka 90, babyaye Isaka. Isaka nawe arakura, amaze gukura arongora umugore mwiza cyane witwaga Rebeka. Rebeka nawe ahura n'ikosi ry'ubugumba. Rebeka umugore wa Isaka yamaze mu bugumba imyaka 20, ariko hari icyo Imana nawe yari yarabavuzeho. Bagumye kugundira amasezerano y'Imana baratabaza. Imana yabahaye abana 2, Esawu na Yakobo, maze Imana ibana nabo nk'uko yari yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Yakobo yabyaye abana 13. Yewe koko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yakobo yabyaye abana 13 harimo na Yosefu twavugaga, watoneshwaga na se cyane, baje kugwirira mu Egiputa. Imana ibahera umugisha. Ni ukuri nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mvuga iki se? Mvuga iki muntu nkurikiye muri aya masaha? Tugiye kurebera ijambo riboneka muri Yesaya igice cyaho cya 44 umurongo wa 28. Mbese Imana yavuze iki? Hari umugabo Imana yavuzeho, hari umugabo Imana yavuzeho. Uwo mugabo yitwa nde? Uwo mugabo yitwa Kuro. Kuro, abize amateka mwese muramuzi, wayoboye ingabo agafata ubwami bw'Abaperesi, agafata ubwami bwa Babuloni atarwanye. Uwo ni umugabo Imana yavuzeho mu myaka irenga 150 mbere y'uko Kuro avuka. Imana yamuvuzeho. Haleluya. Imana yari yabwiye Yeremiya ati Yeremiya we, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko kandi nakwejeje kuba umuhanuzi uhanurira amahanga utaranavuka. Haleluya. Dufite Imana ireba kure, ifite vision na mission ku buzima bwawe nanjye. Gumye uyigirire icyizere. Imana yavuze ibya Kuro mu myaka 150 mbere y'uko Kuro abaho. Yesaya dusomeye igice cyaho cya 44 umurongo wa 28 aravuga ngo, kandi avuga ibya Kuro ati ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Avuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe
ruzashyirwaho. Hareruya. Imana yavuze ibya Kuro ko azaba umushumba w'Imana, Imana izamukoresha. Nujya muri Yesaya igice cyo cya 45 uhereye ku murongo wa mbere kugeza 6 haravuga aya magambo ngo ibya Kuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibi nibyo Kuro abwira, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo. Isiraheli natoranije nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni njye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari njyewe. Nzagukenyeza Kuro we nubwo utigeze kumenya, ariko kubw'umugaragu wanjye Yakobo natoranije nguhamagaye mu izina ryawe, kandi uzankorera, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko nta yindi Mana iriho itari njyewe Uwiteka, nta wundi ubaho. Turajya ku murongo waho wa 13 turebe ibindi Imana yabwiye Kuro. Mpagarukije Kuro gukiranuka, kandi nzatunganya inzira ze zose. Niwe uzubaka umurwa wanjye, kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano. Impongano cyangwa ibiguzi ni ruswa. Ruswa imunga ubukungu bw'igihugu. Aha murareba ko Imana yavuze ibya Kuro ukuntu azarekura ubwoko bw'Imana nta ruswa batanze. Abantu rero bakora inshingano zabo ari uko bahawe ibiguzi runaka cyangwa ruswa, Imana ibababarire, ibahindurira amateka. Imana yavuze bya Kuro mbere y'uko imyaka 150 mbere y'uko Kuro avuka. Ni Imana ireba, ni Imana ituza amazina, ni Imana iziduhagaritse umutima, ariko tuzi nuko Imana yavuganye natwe. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ni ukuri gumya kugira Imana icyizere. Ibyavuzwe byarasohoye. Tugiye kureba uyu muntu Imana yavuzeho yavutse mu buhe buryo, ese byagenze gute? Umuntu Imana yavuzeho yavutse kwande, bigende gute? Hari umugabo witwa Esitashe, akaba yari afite umukobwa w'ikinege witwaga Mandane. Maze arota amazi adendeje aho umukobwa we Mandane yari ahagaze. Ayo mazi yuzura igihugu cyose. Umwami Esitashe yabirose inshuro ebyiri zose. Maze abaza abanyabwenge be iby'izo nzozi, bamubwira ko umwana uzabyarwa n'uwo mukobwa we ariwe uzigarurira ibihugu byinshi. Maze agambirira kutazashyingira umukobwa we muri icyo gihugu cye. Esitashe yayoboraga Abamedi, maze bituma umukobwa we amushyingira Abaperesi. Esitashe yagize ishyari, yari azi ko ariwe mwami uzavugwa cyane. Agiye kubona abona umwuzukuru we Kuro azavugwa cyane, ndetse azigarurira ibihugu byinshi cyane. Maze aragambira ati ubwo nyobora ingoma y'Abamedi, nanjye umukobwa wanjye nta mwenegihugu nzamuha, nzamushyingira mu kindi gihugu. Umwuzukuru wanjye azavuga mu kindi gihugu, nanjye nzavuga mu gihugu cyanjye. Ariko mumenye neza ko Imana yavuze Kuro mu myaka 150 mbere y'uko avuka, kandi muzirikane neza ibyo nabanje. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Esitashe yari umwami, yareba nk'umwami nyine, yarebereraga igihugu, ariko ntabwo yari azi ko hari ibyo Imana yavuze kuri Kuro. Maze afata umwana we w'umukobwa w'ikinege amushyingira Abaperesi, maze sekuru ayobora Abamedi. Ibyo byaje rero gutuma umwami adatuza n'ubundi. Yumvise ko umukobwa we Mandane atwite kandi agiye kubyara, azana uburyarya bwinshi cyane. Aramubwira ati mwana wanjye ngwino uzaze ubyarire mu rugo, ndashaka
ko tuguha urukundo rwa kibyeyi kandi nterura umwana wanjye bwa mbere mfata umwana wanjye mwuzukuru bwanjye mu maboko yanjye. Urumva ababyeyi bakubwiye ko bashaka guterura umwana mu biganza ari abambere, ntabwo wakeka ko umubyeyi wawe yaguhekura. Ariko nujya muri Yesaya igice cyaho cya 15 Yesaya igice cyaho cya 45 umurongo wa 15 aravuga ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Ye baba basha kwibagirwa abo babyaye, ariko Uwiteka ntateze na rimwe kutwibagirwa. Rero uyu mwami Esitaje yabwiye umwana we w'umukobwa ngo azabyarire mu rugo, ngo afate umwuzukuru we bwa mbere, amwereka ko ari impuhwe amufitiye. Kumbi yagira ngo aburize umugambi Imana yari yaravuze wowe uko umwana we azavugwa, ashaka kumwica akivuka. Maze umwana Mandane abyara umwana w'umuhungu. Akimufata rero, akimubyara, sekuru yahise amufata, yategetse ababyaza yuko ari ufata umwana we bwa mbere. Maze ababyaza bahereza umwami umwuzukuru we, bagira ngo ni ukumwakira. Ahita amuhereza igisonga kiwe Haripagusi ngo amwice. Maze amuhaye generali Haripagusi ngo amwice. Harareba ati yewe uyu mwana se nishe benshi, ariko uyu mwana uyu atu agiye hanze ahura n'umushumba w'ibwami ati umva mwami yambwiye ko ninica umwana azangura agenda ukanyicira. Yarakarebye aragasuzugura, yaragasuzuguye. Erege ntago wakwica umuntu Imana yavuze. Reka nkubwire, naho waba ufite batayo zizi kurwanira mu kirere, ntago wakwica umuntu Imana yavuzeho isaha yitaragera. Ntago bishoboka, impossible, ntago bishoboka. Uzaperereze, uzabaze mu mateka, uzabaze ijambo ry'Imana, uzasanga bidashoboka. Umuntu Imana yavuze iby'Imana yamuvuzeho bitaraso, n'ukuri ntago wabishobora. Icyo waba uri cyo cyose ntago bishoboka. Uyu rero bashatse kumwica akiri uruhinja, amuhaye uyu generali Haripagusi. Maze nawe amuhereza umukozi w'ibwami waragiraga. Maze umukozi w'ibwami abatapaka ndakica ngeze mu rugo. Agiye asanga umugore we yabyaye, ariko yagize ibyago, yabyaye umwana wa upfuye. Maze undi aramutwaye, maze aramubwira ati se umugore ari kurira, nabyaye umwana yapfuye. Tiki nabyaye umwana wapfuye. Ti barababara, ariko aravuga ati ese aho muri icyo kintu ufite harimo iki? Harimo umwana bambwiye ngo nice. Ati mpereza impinja zose zirasa, mpereza uyu mwana mwirerere, ugenda impinja zose zirasa, ugenda ushyingura uyu nguyu. Yaragiye rero, habonetse igitambo. Ku muntu Imana yavuze hashobora kuboneka ibitambo, ariko Imana ikamurokora mu buryo bw'igitangaza. Habonetse igitambo, umwana w'umushumba niwe wapfuye. Maze aragenda hagaragara imva y'umwana w'umushumba. Umwami Esitaje agira ngo ni umwuzukuru we bashyinguye, kumbi harimo undi utari we. Maze umwana arakura, abaho mu buzima bwa gikene. Ari umushumba, arerwa n'umushumba, areba kurerwa n'umushumba. Iwanya ari ibwami, kwa sekuru ari umwami, n'ahandi ari ibwami, kwa nyoko ari ibwami. N'ubuzima bukakaye, ariko ntabwo wajya kugera kuri byinshi utaciye ku makosi. Ubwo buzima arabwihanganiye rero, maze arabwihanganira. Bageze mu myaka 12 rero, bari gukina ibya gisirikare n'abandi bana, batora ababakuriye, bafata komanda rero bamugira kuru. Maze igihe bari gukina, umwana umwe yica amategeko, yica amabwiriza bagenderagaho. Maze kuru nk'umuyobozi akubita uwo mwana, amugirira nabi. Maze ikirego kigera ibwami, bahamagara umwana na se. Umwami atanga itegeko ko umwana yicwa. Sasaba imbabazi birananirana. Umwana abaza umwami ati ngiye guhorwa umuntu wishe itegeko? Ati kandi bantoye n'uyu mwana arimo, akaba ari no mu bashyizeho amategeko. None icyo mu nziza ni iki? Nkatwe abana twishyiraho amategeko y'umukino. Mu bihugu byabo byari byemeye ko abana bishyiraho amategeko y'umukino n'amabwiriza n'ibihano. Nk'uko natwe kera twakinaga ibyo gusimbuka urukiramende, warusimbuka warunera ukaba wakubitwa inkoni imwe. Nk'uko abana twishyiraho amabwiriza y'imikino. None se mwami ntubazi ikibazo? Uti yego, igihugu kigira amategeko, kirayagira.
none se amategeko ashyirwa mu bikorwa? Ati yego amategeko arubahirizwa mu gihugu cyanjye nyobora. None se natwe abana ko twishyira amategeko atugenga? N'uyu mwana waje kurega akaba yantoye, bakangira komanda, bakangira umuyobozi wabo, yakwica amategeko n'amabwiriza y'umukino agahanishwa igihano twese twumvikaniweho. Ngiye kwicwa nzira umwana wishe amategeko y'umukino kandi nawe ayo mabwiriza n'amategeko twishyiriyeho nawe yayatoye? Umwami arebye uwo mwana ukuntu amubwira, aciritse ubute, bahanganye amaso ku maso, aravuga ati aya maraso nayo kwande. Yibutse umwana yatanze ngo bamwice, yatangiye gukeka ko waba umuhagaze imbere ari umwuzukuru we, kuko ukuntu yamubajije, hari ukuntu umuntu akubaza akatatuka uyu mwana avuka ibwami, uyu mwana n'umwana w'umuyobozi kuko aba yarabitojwe, amaraso arakurikirana. Maze umwami arabaheza abwira umwana ati subirayo. Bakubita umusingo. Ababyeyi bari bahahuriye ni Haripagusi, umwana wari wakubiswe n'igisonga, ni wa mujenerali, n'umwana w'umujenerali witwa Haripagusi, wa undi bahaye kurungwa mwice akamuha umushumba. None umushumba nawe rero azanye umwana kuru nk'umwana we, none wakubiswe n'umwana wa mujenerali kandi umwami amutuma muri misiyo zananiye abandi. Uri kubyumva? Kandi umwami yakundaga Haripagusi cyane. None arabaza ati sukuru bugiye mu gikari gato. Iyi Imana igiye kukuzamura ibanza no kugutambagiza mu bikari by'ubwami. Maze umwami abaza Haripagusi ati ya gahunda nagwaye mu myaka 12 warayikoze? Maze batangira kurebana, buri wese areba undi, ati karabaye da, warayikoze? Naramufashe muha umushumba bajya kumwica. Uyu wabigenje ute wowe? Narenze ko mwicira mu rugo, ngiye ngira ibyago nsanga umugore wanjye yabyaye umwana upfuye, kuko impinja zose zisa. Burya cya gituro nakweretse n'icyo umwana wanjye ntago nigeze ntabaza, nirerera umwana n'uyu nguyu guhagaze imbere. Kura nashatse kwica kiri uruhinja, umuhungu uri umhagaze imbere. Agahinda karamwishe kuko we yashatse kwica akiriho. Kubera iki se? Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turi kumwe? Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yahamagaye umukobwa we aramumushyikiriza, aramubwira ati umwana wawe ariho, nagerageje kumwica mbabarira mwana wanjye, ariko Imana yaramurinze, kuko ari nta jambo nyine Imana ivuga ngo rihere. Imana yarinze ijambo ryayo. Kura ageze mu buperesi, yize bya gisirikare, abikora neza cyane, ayobora ingoma y'abaperesi. Amaze kuyobora ingoma y'abaperesi atera kwa sekuru, atera no kwa sekuru mu Bamedi, arahomeka. Noneho si ibyo gusa, yateye n'ingoma ya Babuloni nk'uko muri Yesaya igice cya 45 babivuga, uhereye ku murongo wa mbere kugeza 13, uko Imana izamukingurira amarembo. Yateye ingoma ya Babuloni yari ikomeye mu isi icyo gihe, arayitera yose, Imana imurangariza imiryango. Yafashe ingoma ya Babuloni atarwanye. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ntago uzashobora umuntu Imana yavuze. Muntu nkurikiye, ndabizi neza ufite amasezerano menshi Imana yaguhaye, nubwo uri guca mu bikomeye nk'uko Kura biciyemo. Ntago byoroshye kurerwa n'umushumba iwanyu mufite ibikenewe byose, n'ukuri ntago byoroshye, ariko humura ikosi nubwo ari ikosi, Imana ibigutegurira umurimo ukomeye uzakora kugira ngo ubutesi bugushiremo. Humura, komera ku ikosi. Iryo kosi rero ntabwo ari iryo kukwica, humura, ni iryo gutuma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Twabonye Yosefu ukuntu yaciye mu makosi, tubona batubanjirije Imana yavuganye nabo baciye mu makosi, ariko bagumye kugundira amasezerano Imana yabahaye, bagumye kwiringira imbabazi z'Imana. Nawe ntago nzi ibihe ubu ngubu urimo, wowe nkurikiye ntago nzi situation urimo, ariko ndabizi ubuzima bwacu twese bujya kumera kimwe. Ahari amakosi n'ibitero bya Satani bikugarije, ariko gumye urwane, ugumye utitirize
Imana ntuyiveho kuko hari icyo yavuganye nawe, humura izagisohoza kuko hari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muntu wahawe amasezerano n'Imana ukabwirwa amagambo menshi agukomeza, gumya kugundira Imana, ntuve ku masezerano Imana yaguhaye. Ntukuri yagusezeraniye izasohoza, ni Imana itica gahunda, ndi umuhamya wabyo. Izabigukorera, izakurinda, izakugirira neza. Ndakwifuriza kugubwa neza no kugundira amasezerano y'Imana kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kwifurije gukomera ku munsi mubi, kwifurije gukomera mu bitero no mu makosa ucamo. Umwami Imana aguha imbaraga, kandi Umwami Imana aguha imbaraga zo kunesha, kugira ngo ubwo utegereje ibyo Imana yavuganye nawe uzabigere mushima Imana. Ndashima Imana yavuganye natwe. Turashima Imana rero ivugana natwe, ikaduha ihumure mu gihe gisa nk'iki, ikaduha kumwenyura no guseka mu miraba n'ibigeragezo. Uwamenye Yesu aramwenyura kuko tuzi ko amakosa atari ayo kutwica, ahubwo ari ayo gutuma Yesu Kristo yamamara. Nkwifurije gukomera, nkwifurije kugubwa neza. Uwiteka aguha umugisha, akumurikishirize mu maso ye, akugirire neza. Uwiteka aguha amahoro, azaguhereza byiza by'abakiranutsi. Mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, ndagushimye n'ukuri. Tugushimiye ko wemera ukavugana natwe, ukaduha ihumure mu miraba n'ibigeragezo, ukaduha ijambo ryawe rikadukomeza, ukaduha gukomera ku munsi mubi. Abantu bavuganye nabo ndabasengeye cyane muri situwasiyo barimo y'ubuzima, kugira ngo ubahe imbaraga zo kurwana kigabo, ubahe imbaraga n'ubutwari. Ubwo barindira amasezerano wavuganye nabo, ubarinde kukuvaho, ahubwo bagundire amasezerano yawe. Kandi kwihereza ibyo Umwami Imana yavuganye natwe, ibyo Umwami Imana yavuganye n'abankurikiye, uzabisoresha ineza yawe nyinshi, babibonesha amaso yabo, kandi babibone babyishimire kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abankurikiye bose ubaha umugisha, abankunda ubaha ihumure risesuye, abanyifuriza ibyiza ubahe kurama, abanyifuriza umugisha ubaha umugisha, kandi ubarebe neza, ubarindane n'imiryango yabo. Kandi umuntu wese unkurikiye ufite ikibazo cy'ingutu, umuhe gukomera, umubere igisubizo. Senza Imana nizeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubahe undi mutima wo gukorera, kandi ubahe umutima wo kwihanganira ibirushya nk'abasirikare beza ba Yesu. Uduhe kunesha ibitero bya Satani, mu izina rya Yesu tubyambaje, amen.